Muri iki gihe iyo umuntu yumvise ijambo Spartan ahita yibuka abarwanyi b'intwari batatinyaga urupfu, bafite imyitozo ikomeye kandi bafite ubushobozi bwo kurwana budasanzwe. Ariko se wari uzi ko abaspartan batabayeho muri filime gusa, ahubwo babayeho bya nyabyo? Wari uzi ko se abana babo batangiraga imyitozo ya gisirikare bafite imyaka 7 gusa? Wari uzi ko se hari igihe abantu 300 gusa bahagaze imbere y'ingabo z'igihangange zari zigizwe n'ibihumbi by'abasirikare? Uyu munsi tugiye gusubira imyaka 2500 tujye mu gihugu cya Sparta, tumenye inkomoko yabo, uburyo babaye abarwanyi bakomeye ku isi, intambara batsinze, ndetse n'icyatumye ubwami bwabo bukomeye burangira. Ubundi abaspartan ni abantu babaga mu gihugu cya Sparta, yari umujyi w'ubwami wari uherereye mu karere kitwaga Lakonia mu majyepfo ya Greece cyangwa Ubugereki. Uyu mujyi watangiye gukomera ahagana mu kinyejana cya 9 mbere ya Yesu. Abaturage bawutuye bari bafite intego imwe ikomeye, kubaka igisirikare gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Mu gihe indi mijyi y'Abagiriki yibandaga ku bucuruzi, ubuhanzi n'ubumenyi, Sparta yo yibandaga ku ntambara. Kubera iyo mpamvu abaturage benshi bo muri Sparta babaga biteguye kurwana kuva bakiri bato. Uzi ikindi kintu gitangaje nuko umwana w'abaspartan atakuriraga iwabo nk'abandi bana. Iyo umwana yabaga amaze kuzuza imyaka 7 yatwarwaga akava mu muryango we, yajyanaga mu gahunda yihariye yitwaga agoge. Aha niho yigishirizwaga kurwana, kwiruka intera ndende, kwihanganira inzara, kwihanganira ububabare, ndetse no gukurikiza amategeko y'abasirikare. Abana baryaga ibiryo bike cyane kugira ngo bamenyere kubaho mu bihe bikomeye. Hari n'igihe bemererwa kujya kwiba ibiryo, ariko iyo bafatwaga warakubitwaga cyane. Ntabwo bakubitwaga kubera kwiba ibiryo, bakubitwaga kubera gufatwa. Wagombaga kuba ufite ubushobozi bwo kwiba ntufatwe. Icyo nicyo babigishaga kugira ngo bajye babaho bashobora kwirwanaho. Uzi ikindi kintu gitangaje se, mu gihe icyo gihe abagore benshi bakandamizwaga, abanyaspartan bo bubahaga abagore cyane. Abagore bemeraga kuvuga ijambo mu ruhame, gutanga ibitekerezo, gukora siporo, ndetse no guhabwa uburezi. Abanyaspartan bemeraga ko umugore ukomeye ashobora kubyara abana bakomeye. Niyo mpamvu abagore babo bahabwaga agaciro gakomeye. Kubera imyitozo yabo ikomeye, Spartan ntibatinyaga urupfu. Ikintu batinyaga cyane kurusha urupfu ni ikimwaro. Ababyeyi babo babwiraga abasirikare bati, garuka ufite ingabo yawe cyangwa ugaruke kuri yo. Bisobanuye yuko niba utsinze uzagaruka uyifite, niba wapfuye ku rugamba bazakuzane bayikuryamishijeho, ariko ntuzagaruke uhungutse. Intambara yabageze abastari cyane ni intambara ya Termophilae. Iyi niyo ntambara yabagize ibyamamare ku isi yose. Mu mwaka wa 480 mbere ya Yesu, ubwami bw'Abaperesi bwari butwaye Ubugereki. Umwami w'Abaperesi witwaga Seresi wa mbere yari afite ingabo nyinshi cyane. Abahanga mu mateka bavuga ko zari zigizwe n'ibihumbi by'abasirikare. Mu kuhagarika ubwami bw'Abaperesi, umwami wa Sparta witwaga Leonidas wa mbere yajyanye abasirikare 300 gusa batoranyijwe. Hari n'abandi ibihumbi by'Abagiriki bifatanyije nabo, ariko Spartans nibo bagaragaye cyane kubera ubutwari bwabo. Bamaze nyinshi bahagarika ibitero by'Abaperesi, nubwo nyuma batsinzwe, ariko ubutwari bwabo bwatangaje isi yose. Iyi niyo nkuru yaje gukorwaho filime izwi cyane yitwa 300 mubona cyane. Indi ntambara abaspartan batsinze ni intambara ya Peloponnesiya. Spartan yarwanye n'umujyi wa Athens. Iyi ni intambara yamaze imyaka myinshi. Nyuma y'intambara ikomeye, Sparta yaje gutsinda Athens. Iri tsinda ryari rikomeye cyane mu Bugiriki icyo gihe. Iyi ntsinzi yatumye Sparta iba igihugu gikomeye kurusha ibindi mu karere. Hari ibintu byinshi byatumaga abantu batinya abaspartans. Icyambere ni imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare, kugendera ku mategeko, kutagira ubwoba bw'urupfu, ubumwe bw'abasirikare, ndetse no gutozwa bakiri bato. Abantu benshi babonaga kurwana n'abaspartans ari ukwishora mu rupfu rureba. Nubwo abanyaspartan bari bafite ubutegetsi bukomeye, ariko biberagaho mu buzima bwa gikene. Spartan ntibakundaga ubukire, bakoreshaga amafaranga yo mu mabuye y'agaciro.
bifuzaga ko abaturage bateruka inyuma y'ubucuruzi cyangwa ubundi butunzi, ahubwo bagakunda igihugu cyane. Nta mazu y'akataraboneka bubakaga, nta buzima bw'akatarabonekaga babagamo. Ikintu cy'ingenzi kuri bo cyari igihugu n'igisirikare. Nyuma y'imyaka myinshi itsinda intambara, ibintu byatangiye guhinduka. Abaturage bafite ubwenegihugu bwa Spartan bagendaga bagabanuka. Intambara nyinshi zagendaga zibica, kandi abantu bake nibo bemeraga kuba abanyaspartan nyabo. Ibyo byatumye umubare mwinshi w'abasirikare ugabanuka. Mu mwaka wa 371 mbere ya Yesu, Spartan yahuye n'ikibazo gikomeye mu ntambara ya Battle of Leutara. Ingabo za Spartan zatsinzwe bikomeye n'umujyi wa Tebesi. Iyi ntsinzi ya Tebesi yahinduye amateka. Bwa mbere mu gihe kirekire abantu babonye ko Spartan nayo ishobora gutsindwa. Kuva icyo gihe imbaraga zayo zatangiye kugabanuka. Nyuma y'ibinyejana bike, Spartan ntiyari cya gihugu cyari giteye ubwoba isi yose. Inkuru ya Spartan itwigisha isomo rikomeye ryerekana ko discipline, imyitozo n'ubwitange bishobora gutuma igihugu gikomera cyangwa umuntu agera kure. Ariko kandi itwigisha ko uko imbaraga zaba zingana kose zigera igihe kikagabanuka. N'ubwami bwari butinyitse ku isi icyo gihe bwagezeho bukagwa hasi. Abasirikare 300 gusa bariho ni dase bapfuye kera, ariko ubutwari bwabo na n'ubu turacyabuvuga. Niyo mpamvu izina rya Spartan ikiri ikimenyetso cy'ubutwari, kwihangana no kudacika intege. Niba wakunze iyi nkuru, ntizibagirwa gukanda like na subscribe no kujya muri comment utwandikire andi mateka ushaka ko twakuganirira. See you soon. Hasta la vista.